Byita sinzi uko navuga but imotsa none ngiye kwereka uko ushobora kwikorera baga mu rugo from scratch. Tujye gutangira dukora umugati buri kimwe cyose hano rwose ntucikwe na videos. Welcome to my YouTube channel. So ni warakoze subscribe, urakoze na utarakora subscribe, please subscribe. Uratangira rero ufata ikiyiko kimwe cy'umusemburo, nakoresha umusemburo wa Angel and then uvanga n'amata y'inshyushyu hanyuma ukabivanga neza. Rero mu mata yanjye y'inshyushyu nahise nshyiramo amazi makeya and then ndabivanga n'umutozo. Hari abantu rero bigorwa no gukora baga ndabizi ugasanga umubyeyi afite abana bane buri munsi uko atakira amubwira ati mama utuzanire baga ayo mafaranga urumva ko ari menshi, ariko for today ni hano kugira ngo mbikwigishe nawe ujye ugenda ubikore mu rugo. So nahise nshyiramo akunyu gakeya, nshyiramo n'ibiyiko bibiri by'isukari, hanyuma nshyiramo n'igi. Rwose babyeyi tuganire, ayo mafaranga utanga noneho no muri economy ngo ugiye kugura baga z'ibihumbi 20 kandi ushobora gufata ibihumbi byawe 10 ugakora baga abana bazajye even n'icyumweru. Ibyo bihumbi 10 utanga ushobora no gukoramo baga abana bazarya ukwezi kose. Kandi akishima. Aho ikibazo hanubwo mbablaming ngiye hari usanga umuntu atafite ubumenyi cyangwa atabizi, nako ngoko nyine babimeze. Ariko ndi hano rero uyu munsi ni hano kuri channel kugira ngo njye mbereka bya bintu spending amafaranga menshi kandi natwe bwacu twakabaye tubyikorera mu rugo. Erega gutinyuka nicyo kintu. Gake amatesto nge nakuze nkunda guteka, ndabyibuka neza ni gatronkomeye cyangwa nari wa muntu ugenda ku fish yanjye yo muri library ugasanga hari igitabo cyitwaga nutrition cyo ku ishuri cyabagamo ibiryo yesuwe cyabagamo ibiryo nyine amafoto yazabaga ari ibiryo and then nagenda nkakizana ngiye ku fish yanjye muri library wasangaga ari cyo natiri igihembwe cyose. Urumva kuntu iyo level byari biri, ariko ntabwo nari nzi ko nyine ari impano nifitemo cyangwa ari ibintu bizarangira ari byo nkoze cyangwa ari byo uko ngiye no kwiga muri superieur nikundiraga na art buriya bamereza art, ariko kubera ko nyine kwari tutaragira kuri level y'ukuntu ababyeyi bumva art barambwira ati no ngomba kujya kwiga science. Birangiye ngiye muri science nuko nguko byagenze. Nakomeje gutera story nibagiye kubwira. So mu guponda rero uraponda makiki pondo cyaye kinoze hana nini bishyiramo breb. Udafite breb ushobora gukoresha amavuta asanzwe nayo nta kibazo. Umugati bya ushobora gushyiramo amavuta asanzwe asanzwe utekesha sava. Byarangiye ngiye kwiga science rero. Nize science nzi ko nzaba umuganga. Birangira njya no kwiga health science, nja kujya kwiga niga industry engineering ni ibintu y'ibyo nyine, but ntabwo nari nzi ko nyine nzisanga ndi kwitekera ndo mukwego. Ibi ngibi ndi gukora nibyo ntize noneho, ariko nibyo bintu nkunda kurusha ibindi. Uyu maze guponda rero ibona ko igipondo cyahita kigufata ku ntoki, uhita ugifata ukagitereka ukagipfundikira like for 1 hour. Ngiye ngitereka isaha imwe and then nkajya mu bindi. So isaha imwe yari irangiye mbona ko igipondo cyacu cyari cyabyimbye and then tugiye gukora za baga bands. Baga bands abantu batabizi ko bazita iriya migati wakoramo baga yitwa baga bands. Okay, hari abantu rero bajya ngitangira ndaga numva ufite ninde uzareba video zanjye, ubu ninde uzaliking, ninde uzatera comment, but naje gusanga icyo nkeneye ntago ari kuba ngo ntangiranye abantu, ahubwo ngiye nzabereka icyo nshoboye wumva ko nyine bimushishikaje bigize ute akiri. Ibaze noneho gusezera ku kazi ukareka akazi wakora ukavuga ngo uje gutekera abantu, ariko ugasanga abantu uri gutekera ntibanakureba ntibaliking y'abantu. Ibi nabari risk ikomeye. Ni risk nyine bisaba kuba ari ibintu ukunda, kuba ari ibintu wiyumvamo, atari ukuvuga ngo nibata liking cyangwa nibatakunda video zanjye nzabireka. So ufata rero ya farini ugashapinga tutuna nyine gucina bi uko ndi kubikora muri kubibona nta kibazo. Kandi tugakora egg wash. Egg wash rero ufata igi ukarimena ugashyiramo utuzi dukera, bashyiramo utuzi duke hari n'abatadushyiramo, warangiza ukarikubita neza nyine urangiza ugasigaho hejuru. Impamvu tubikora rero no kugira umugati kwa kundi hejuru ubona wazanye rwa rukoko
nk'ikiti gikoko cyangwa igiki ni kubera irigi rero uba wasizeho hejuru, nibyo bita egg wash mu materime y'igikoni babyita ngo egg wash. Rero ibintu wabikora si ngombwa warize guteka cyangwa iki. Umugati wacu rero tugiye ku baking kuri degre 150, turi baking iminota 25. Kubona ko ari munini kandi wagombaga gushya ugasa neza. Murabona hano rero waruhi iminota 25 yarishize, ni gutya rumeze. And then nawuteretse ku ruhande kugira ngo ubanze uhore. Urabanza ukawureka ukabanza ugahora, ngiye gutegura ibindi turi bukoresha. Ku ipanu yanjye rero nahise nshyiraho agatunguru nakase neza turi buze gukoresha muri ya baga. Ababyeyi ni bamwe mufite ingo cyangwa namwe mwikundira guteka, nawe utabikunda ariko ukaba ugorwa no guhaha, nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo utangire, kuko kurya muri restaurant buri gihe, gutanga oda buri gihe, ugasanga n'ibyo bintu ukodaringa nyamara nawe ubwo wabyikorera. None muri ekonomano ibiciro bigeze we, muri kubasha gute gutuma ipaga y'ibihumbi ariko abantu babicuruza ntimunyihe, kuko haracyari n'abandi bafite ubwo bushobozi bwo kuvuga ati yewe ntabwo ndi bufate amasaha yanjye 2 ngo ngiye mu gikoni, amasaha 2 ndaba nkoreye miliyoni. Ubu rwose yemerewe gutumiza ibiryo nashaka tumiza ibihumbi 100 ariko niba uri wa muntu amasaha ya 2 nta kintu uraburi gukoramo, ahubwo urabo usohoye miliyoni cyangwa usohoye ibihumbi byawe 5 wari usigaranye, rwose nicyo gihe ngo uhinduke. Uhinduke utangire ukore subscribe kuri YouTube channel, nge nkwigisha guteka, nge nkwigisha iki byose gutegura. Kuko nawe urakeneye nkanje nawe urarushye nkanje, nawe nasezeye akazi ndi kuvuga ngo ngiye kuza hano ngo mbigishe guteka, ariko na sub general zibuze wace ngawa zaranze. Yes we cyo gihe ngo muhinduke. So rero iyo ushaka gukora baga nziza ushyiramo ketchup ndetse na mayonnaise bivanze, ugakora nyine baga sauce ku ruhande. Baga sauce nyine imeze neza, ubanza ukayikora ku ruhande, ketchup mayonnaise twese dushyiramo no dutunguru twa Kandi. Utu dutunguru rero turyoshya baga. None iyo cya kindi cy'umweru kwa ko cyo kiba gifitemo n'akantu k'agasukari, cyo biraryoha cyane kurusha, ariko ntacyo nari mfite, that's why nakoresheje igitunguru cy'umutuku. Hano ushobora gushyiramo akavinegre cyangwa citron, ngiye nkunda gukoresha rero citron. Ababikunda hari n'igihe dushyiramo ka black pepper, hano nakibagiwe ariko nanjye nkunda gushyiramo ka black pepper, but for today nakibagiwe, and then nkoresha ibi ngibi nari mfite. Murabona rwose baga kwikora ntabwo ari ibintu bigoye. Umwana urataburiye umwana kuvuga ngo mama nshaka baga, ugasanga nyine birakugora. Ushobora ife no gufata wa mugati wundi usanzwe. Nuko nyine twamenyereye ko ngo ari we ngo wa baga. Hano rero ni kubera kare ko umugati wacu warumeze, urikubona ko ndawuplacinga ukongera ukazamuka, nyine urikubona ko ni ikibaga band kimeze neza. Kuyikorera mu rugo rero buriya ngiye nibyo mprefera, kuko najyaga njya hano najya kugura umugati bakamereza nkumva nyine simbikunze. But for today navuze ati tugomba kuyikorera mu rugo paka nyine ibintu byose nkabibereka, nawe ushaka kuyigerageza ukayigerageza. So hano rero ufata umugati wawe ukahita usatura mu ibice 2 neza bingana, muri kubibona gutya. And then tugiye kuwutoastinga. Rero mumbwira ikindi kintu mwifuza ko nazajya mbakora ngiye, because ngo narakiyemeje. Mujye muzana mumbwira ati uyu munsi nabayetse baga sinayikoze neza. Mujye muri comment mumbwire wayikoze neza cyangwa nayikoze nabi. Mujye muri comment mumbwira ati wayikoze neza, kuko ndabizi ko nayikoze neza. Erega nubwo ntabyize ngo ngiye ku ishuri ngo bino ngo by'abashefu ngo ngiye ariko nubundi ndiga, because ntabwo naza gukoresha ikintu ye ntagiye ngo ngikoreho nkore plate. Nk'ubu uyu mugati ngambwira ko no bakinga bwa mbere umugati ukahita uvamo neza gutya. Ye ntabwo ari ubwa mbere, ni nk'ubwa kanga, ubwo umuntu aza kubibereka nkabona ntimushaka no kubimenya, kandi shatwe kubyiga we
uragikora rimwe ugasanga akoze ikigati kimeze nk'igikwiye, ejo wagikora ugasanga washyizemo baking powder, gushyiramo yeast isanzwe y'umugati, ukagikora ugasanga umusemburo ba expire. Nabyo ibyo bintu byine byose unagenda bimenya the way he or she practice. Okay, nicyo kintu ndi kubashishikariza, sibyo nk'abanyarwanda pe, natwe muze dukunda ibintu byo guteka, sibyo dukunda ibintu nyine ibyo kumva ko natwara iki twakikorera. Like ushaka gusanga umuntu afite n'amafaranga rega, ariko ugasanga ntashobora kugura ishyiga rya gaze rifite ifuru munsi. Amafaranga urayafite ariko uracyafite ya myumvire ngo gaze zanwika. Why? Iyo ni imyumvire rwose iciriritse, ni imyumvire tugomba kureka tukajyana nyine n'ibigezweho. Yeah. So hano rero nahita mfata za nyama zanjye nari nakoze za baga, nshyiraho cheese. Iyi ni cheese ndi gushyiraho ku bantu batari bari kumenya ibyo ndi gushyiraho. Ni cheese tugiye kuyimeltinga kugira ngo tuze kwishyira muri baga meze bom. Nicyo nari kubabwira rero, ugasanga ufite amafaranga hano ushobora kubaka igikoni cyiziwa, nose amafaranga uzakoresha iki? Amafaranga azakumarira iki? Njye ndi umukene, ariko ndi umukene umusirimu ubayeho neza. Niba ari ibihumbi byanjye 100 cyangwa 200 ndabikemuza ibibazo mfite muri ako kanya, ndende njye gushaka yandi. Ibyo kuvuga ngo ndayabika ngo hanyuma ngo abe ari kuri konte gusa, ibyo ntabwo kuri njye ibyo bibaho. Nkorera amafaranga mfite intego, ndi kuvuga ati nshaka kugura iki kintu nkagikura, nkagera kuri iyo target, nkavuga ati na savings yangaya nkayagura icyo kintu. Ntabwo ndi kubabwira ngo mujye musesagura, no ujye ugura ikintu ubona ko nawe gikenewe. Kandi kubaho neza ntabwo bisaba ibintu burya bihenze. Urumva agutyo ubungu ndumva nta firigo mfite, ariko nicyo kintu kimbangamiye, because ndi kumva ko nawe ngomba kwisavingira, because hari ukuntu nteka ibintu ugasanga bya bintu ndabitetse ariko ndagombaga no kubibika nkazabikoresha undi munsi, ariko ugasanga bipfuye ntabikoresheje because ndafite firigo, ariko mfite ya firigo iramfasha no gusavinga twa dufaranga twanjye tw'ibintu nari nahashye nkajya kubijugunya, ndagaruka nkongera nkabikoresha. Murabyumva neza. So niba utarakora subscribe rero kora subscribe kuri YouTube channel, hanyuma ugize tubane tuganire tugize uti mukungu ko bakora baga. Iri ni ryo banga ryo gukora baga imeze neza iryoshye. Ibi ngibi rutanazaza ntujya turya mu mahoteli arenze. Yeah, because bariya nyine ni business. Rero umuntu uri gukora business atandukanye nawe uko wakitekera mu like reba nk'ira baga band njye kunayikoze ibikini, ubusanga kenshi no gusanga bishyiyemo icyanjeri kinini kugira kibyimbe kugira we yunguke ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Si the baga urabona hano iyo nyishaka ushyiramo nyine ibintu byose wifuza iyo ari wowe wayikoreye. That is how my baga turns out. Yari imeze neza, yari iryoshye. Niyo narari navuze ngo nteke ifiriti, and then I was like, ndaziteka se iki cyo ndakimara. Niyo narari yonyine, ariko ari impitanye naguye ivuto because of this burger. Ntabwo nari gukora ifiriti kandi kuko yari nini kandi yari iryoshye. Sinzi ko yari iryoshye, Imana yanjye n'ejo nzongera nyikore kuko mwabonye ko mfite imigati ine, ariko none nzarangira ngeninze weight ngize ibiro byinshi. Kubera ukuntu cyari kinini rero byansabaga yuko mbanza kwicamo kabiri kugira ngo mbashe kuyirya nyine. Nabonye ko first bite yananiye. See the burger. So ntugende udakoze subscribe. Thank you for watching.